Guys, ntago thumbnail iba igomba kuba iriho ibikabyo byinshi, oya. Ikaze kuri Pasi Beats. Tugiye kurebera hamwe uburyo butatu ushobora gukoramo thumbnail. Guys, twese turabizi ko thumbnail iri mu by'ingenzi bituma content creator ashobora kubona views nyinshi. Kubera ko thumbnail niyo umu-viewer cyangwa se umuntu uri kureba content yawe niyo abona ikamukurura agahita akanda kuri video yawe. Kumenya rero kuyikora kandi neza bishobora kukongerera umubare w'abantu bakureba, kubera ko nicyo kintu cya mbere kigaragarira umuntu iyo agiye gukanda kuri video yawe. Nanone ariko thumbnail ijyana na title. Muri iyi video rero tugiye kurebera hamwe uburyo butatu ushobora gukoramo thumbnail. Reka turebere hamwe uburyo bwa mbere ushobora gukoramo thumbnail isobanutse. Guys, turifashisha aya mafoto mu gukora thumbnail dukoresheje ubu buryo bwa mbere tugiye kubona. So guys, uburyo bwa mbere rero turakoresha Inshot. Niba utayifite genda ubanze uyidownloadinge bimeze gutya. Inshot guys, Inshot ni nziza cyane mu gukora ama thumbnails meza. Numara kuyifungura rero urahita ukanda kuri foto, nahariya ku ruhande handitse collage ushobora kuhakorera thumbnail, ariko reka tubanze kuri foto. Numara gukanda kuri foto urahita ukanda kuri new, ubundi ujye muri gallery yawe, bikujyane muri gallery yawe. Reka duhitemo imwe muri ya mafoto twari twavuze turi bukoreshe. Kande kuri add. Noneho guys, iyo ugeze hano ikintu cya mbere wihutira gukora ni ugukanda kuri canvas hariya hasi, ubundi ugashyira kuri 16:9 ya YouTube. Iyo ubyibagiwe rero ukaza kuvuga ngo urabikora nyuma, thumbnail wakoze yose ihita ipfa. Ni ngombwa rero kubikora ugishyiramo ifoto ya mbere kugira ngo ukorere muri 16:9 ya YouTube. Numara kuhakanda rero urahita adjusting ifoto kugira ngo ijye muri frame neza. Iyo ibyo ubirangije, iyo ushaka gushyiraho iyindi foto kuri thumbnail yawe, ukanda hariya ahantu handitse ngo sticker, ubundi ugahita uhitamo ku kantu ka gatatu k'amafoto. Hariya rero hari uburyo bubiri, hari hariya hari aga plus sign, akamenyetso ko guteranya, hari na hariya ha kabiri. Ahambere iyo uhakanze ifoto iza uko imeze, background itavuyeho. Ha kabiri iyo uhakanze ifoto iza background yavuyeho. Kandi kugira ngo ukore thumbnail nziza nuko background iba yavuyeho. Niyo mpamvu rero turi bukande hariya ha kabiri tugiye gushyiraho ifoto ikurikiyeho. Noneho urahita uyihitamo. Guys, byandi nababwiye murabona ko background iri kuvaho. Nimara kuloadinga rero urahita adjustingaho aho ubona nyine biri bugaragare neza. Guys, bino bintu na formula bigira, wowe ubikora bitewe n'ukuntu uri kubibona n'ukuntu ubona abantu baza kuza gukanda kuri thumbnail yawe. Gushyiraho rero indi foto, ukanda n'ubundi kuri sticker, ugakanda kuri ka kantu ka kabiri, ugahitamo ifoto, background ikavaho, ugakanda kuri kariya gatik, kariya check mark, ubundi ifoto ikaba yagezeho tayari. Guys, ugenda rero uyishyiraho bitewe n'ukuntu bibona biri bube byiza, kandi ikindi wibuka ko kuko ifoto nyine bavuyeho background, uyishyira hasi ku buryo bitagaragara ko ari igice. Kuko rero ari muri kubona ko iyi ni thumbnail ya filime, ushobora gushyiraho text, ugashyiraho wenda ko ari season runaka na episode runaka, tuvuge ko ari season 2 episode wenda ya mbere gutya. Kandi guys, iyi text nayo ifite settings zayo. Ukandaho kuri text nyine, ugakanda kuri kariya kantu kameze nk'agakaramu, noneho ubundi ukajya kuri edit. Hariho settings nyinshi, ushobora guhindura font, ushobora guhindura space irimo hagati y'inyuguti hariya ha gatatu, ushobora guhindura size ya text. Hano nyine hari ama settings menshi, ushobora kubigira bold,
hano hari settings nyinshi uzajyeho uzirebe zose. Guys, thumbnail rero ikaba irarangiye. Iyo ushaka kuyishyira mu mafoto kanda hariya handitse export. Guys, ntabwo thumbnail iba igomba kuba iriho ibikabyo byinshi, oya. Ubwo rero bwari uburyo bwa mbere. Reka turebere hamwe uburyo bwa kabiri bwo gukora thumbnail isobanutse. Uburyo bwa kabiri rero hari ukuntu ya mafoto twabonye uyashyira kuri background imwe. Kanda kuri foto n'ubundi ugahitamo ya background ushaka ko ayo mafoto ajyaho yose, ukayishyiramo ukibuka canvas gushyira kuri 16:9 kuko ni YouTube. Noneho ukagenda ushyiraho ya mafoto imwe imwe yandi ushaka ko ahurira kuri ya background. Ushaka gushyira amafoto umubare wo ari wose wifuza, ubundi noneho ukagenda wadjustinga uko ushaka. Kandi kantu nababwira, reba kuri iriya foto hariya hino urabona ko hapfuye, uhita ukanda kuri kariya kantu nkanzeho bigahita byicurika ku buryo ushobora kuba wahisha hariya hameze nk'aho hacitse kubera gukuraho background. Guys, mbere yuko turebera hamwe uburyo bwa gatatu, reka mbanze mbahe bonus y'uburyo wakora thumbnail ukoresheje iriya collage twabonye kuri Inshot. Turajya rero kuri Inshot yacu, ujye hariya kuri collage and then ujye haranditse grid. Hano uhitemo amafoto. Murabizi ko collage ni uguhuza amafoto. Ushobora guhuza amafoto imwe kugeza ku 9. Reka duhuze abiri, imwe turaza kuyishyiraho nyuma. Hariya rero haba ari uburyo bwinshi ushobora guhuzamo amafoto, ariko ibyiza mbona ari iriya choice ya mbere kuri thumbnail. Hariya ushaka kwadjustinga border, ushaka kwadjustinga layout, ushaka kwadjustinga kuriya nyine muri kubibona tu. Noneho ikintu ukora right uhitamo canvas. Canvas guys mugomba kuyibuka 16:9 and then ukajya kuri sticker ugahitamo ya foto ya gatatu. Uhitamo hariya kurya iri buze nta background. Noneho uze uyishyireho. Biraba bimeze nk'aho iriya foto ushyizeho nyuma ariyo igaragara cyane. Ibi wabikora mu gihe wenda ushaka kumugaragaza nk'aho ari we main actress cyangwa se main actor muri filime. So ni ukuvuga ngo rero Inshot ifite uburyo bwinshi wakoramo thumbnail. Iyo usoje rero kanda hariya hejuru handitse export, hanyuma thumbnail yawe ikajya mu mafoto. Reka turebe uburyo bwa gatatu bwo gukora thumbnail. Uburyo bwa gatatu rero ari nabwo bwa nyuma, turakoresha app bita Canva. Guys, ngira ngo mujya mubona thumbnails zimeze gutya. Ushobora rero kuzikora wifashishije Canva. So guys, urahita rero ufungura Canva niba usanzwe uyifite, niba utayifite genda ubanze uyidownloadinge. Noneho muri search wandikemo ngo thumbnail YouTube cyangwa se YouTube thumbnail bitewe n'ukuntu bishaka. Harahita haza rero templates menshi cyane yo gukoresha. Ntabwo waburamo iyo wahitamo. Gusa hari iziba ziri pro, reba nk'iriya, reba n'iriya. Gusa guys, birashoboka ko wakoresha Canva ku buntu mu gihe cy'ibyumweru 2 iyo ushyizemo kadi ugakansoringa mbere y'uko izo 2 weeks zishira. So guys, noneho reka dufate rero iriya tuyeditinge turebe. Guys, ikiza cya Canva baba bagukoreye template, wowe ikintu ukora ni ukuyifata iyo template bagukoreye ukagenda editinga ama details. Tuvuge n'urugero twandikemo wenda gukora
thumbnail. Guys, uru ni urugero wowe uzandikeho ibintu ubona byakurura abantu. Noneho reka twandike no hasi tuvuge ko wenda dushaka kubibigisha muri 2025 kuko trends zigenda zihinduka guys. Ntago ibintu byakorwaga last year ntago ari by'abantu ubu ngubu bagikora. So 2025 noneho guys ushaka no kuba wahindura ifoto iriya background muri kubona hari uhita ukandaho ugakanda hariya handitse replace, noneho ugahindura background. Reka duhitemo background twakoresha, reka dukoreshe iriya. Guys, n'iriya foto yo ku ruhande ushobora kuyeditinga ukandaho noneho hakaza replace, ukajya muri gallery yawe ukayisimbuza iyo ushaka. Reka duhitemo iriya. Guys, iyi foto byari kuba byiza iza kuba idafite background, nibwo byagaragara neza. Inshot irabikora ikuraho background, ariko kubera umwanya reka tureke kuyikuraho kuko byatinda. Guys, ahubwo ikintu ushobora gukora, urabona ko iriya foto uriya muntu ari gupointinga ruriya ruhande, kandi turashaka ko apointinga kuri ku gukora thumbnail. Uragenda ushaka handitse ngo flip, guhindukiza, noneho uhakande ahanditse flip horizontal. Ifoto irahita ireba kuri ruriya ruhande, ya thumbnail iba irabonetse guys. Gusa nkuko nabibabwiye murabona ko ntago bigaragara neza, background yagombaga kuba yavuyemo, ariko icyiza nuko twabonye uko bayikuramo kuri Inshot. Iyo usoje rero ikintu ukora ukanda kuri kariya kantu ko hejuru ka download, hanyuma thumbnail yawe ikajya mu mafoto. Nawe ubutaha mwakoze cyane, ntimwibagirwe gukora subscribe, share, like na comment. Tuzahurire mu yandi ma video. Ciao ciao.